agera ahantu Petero ari ngo aramukomanga. Petero ati waretse nk'insinzira afande. Marayika ati hoya ntabwo ndafande, ndi marayika w'Imana uje kukubohora aho bakuboheye. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura aho bakuzingiye ngo udashaka. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura kuri izo nzingo bakuzinze ngo utabyara. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura aho bakuboheye ngo udakizwa. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura mu ngoyi y'ubukene bwishe bene wanyu. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura iwanyu bapfa bakenyutse, uwo muvumo nje kukuzitura ukawuvamo. Ndi marayika w'Imana uje kugucyahira umuyaga wari uri iwawe. Ndi marayika w'Imana uje kugukuraho umwambaro w'igisuzuguriro bakwambitse. Ndi marayika w'Imana uje kurwanya imbaraga za Herode. Ndi marayika w'Imana uje kurwanya ibitero by'uburyo ubwo ari bwo bwose. Imana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubabona ufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Muri iyi si huzuye muruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabo n'umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yanjye. Mw'ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mw'ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuze impundu ni haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzashima Imana mvuze impundu ni haleluya haleluya, nzanezezwa yuko niwe wanguza amaraso. Iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Yesu ati nge ndi kumwe nawe ujye umuhanga amaso. Amahoro y'Imana abane namwe nshuti z'umusaraba, abera b'Imana bakundwa muri Kristo Yesu, bana b'Imana mwatoranirijwe kuzakoranira imbere y'intebe y'Imana, kandi abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana muri abanyamahirwe cyane. Muri abantu b'ubwiru bukomeye isi itasobanukirwa, ariko twebwe isi turayisobanukiwe. Kandi ndabashimiye, turabashimiye kuri riratashye ministeri. Numvise abatera brage basigaye banyita ngo
ngo pasiteri gisata cy'iyobokamana. Ntacyo mwarakoze kumbatiza gisata cy'iyobokamana, naho mbarizwa ni mu gisata cy'iyobokamana, mu gipande cy'iyobokamana, naho nibereye, naho niturije hamwe n'abemeranya n'Imana, turi kumwe muri icyo gisata. Abanyagisata rero Yesu abaha umugisha, Yesu abagirire neza. Uwo muntu yaransekeje cyane, arambwira ngo nanjye ndi umunyagisata mw'iyobokamana. Yesu aguha umugisha mwene data. Hanyuma nzanye ubutumwa, ariko kandi ni ubutumwa mu ijambo. Ariko hari umuntu wanditse muri komenti, nababwiye ko nkunda kuzisoma. Hari uwanditse aravuga ngo none se ngo ijambo ni ubuhanuzi ubuzanye. None se ijambo ni iki? Kandi ijambo ni ubuhanuzi, ni amagambo yavuye mu kanwa k'Imana. Harimo ubuhanuzi bwinshi. Uzumva ahantu Bibiliya ivuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze. None se nyine si ubuhanuzi? Ni ubuhanuzi. Ijambo ni ubuhanuzi. Imana yivuze nyine ni ubuhanuzi. Yego, ariko kandi nyine mbigusubizanyije ubugwaneza, ntugire ngo ndimo ndagutera amabuye nk'aho wabajije ibintu bidafatika. Uburyo waba wibajijemo rwose bitewe n'urwego urimo mu mwuka, ni byiza kubaza uko ubyumva. Yes, kandi uri umunyeshuri mwiza ufata. Hanyuma ubwo nasengaga nabonye abantu baziritse amaguru n'amaboko, hanyuma mbona bazirikiye ahantu kandi badabasha kwikura. Ndimo senga, Imana irambwira ngo nzaze ntangaze rino jambo riri mu Byakozwe n'Intumwa 12 umurongo wa 11. Haravuga ngo Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo akankura mu maboko ya Herode, akankiza ibyo ukuboko iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Reka dusubiremo. Bibiliya iravuze ngo, ariko ndagira ngo wumve wowe Imana igiye kuvugana nawe mu ijambo. Imana igiye kuvugana nawe. Ubwo twasengaga twarabihawe, kandi kamem birumvikana ko Imana itavuga ubusa, ntivuga ubujajwa, ivuga hari ibihari. Hari abakingiraniwe mu byumba bitandukanye, mu buryo buri spirituel, mu buryo bw'umwuka. Imana ije kubakingurira. Ariko kandi ndagira ngo wowe nyirabyo utega amatwi cyane kandi wizerane nanjye, kuko iyo turi kumwe nayo mu gisata cy'iyobokamana n'Imana ifite imbaraga. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo Petero agaruye umutima. Haleluya. Ubwo ushyiremo izina ryawe. Reka tureke Petero. Evode agaruye umutima. Profete Evode agaruye umutima. Mama runaka agaruye umutima. Agaruye umutima. Hano ukuremo Petero wishyiremo, kuko Bibiliya turayizana tukayigira ubuzima bwacu. Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo. Aka kantu ko kuvuga ngo marayika wayo, gutuma marayika wayo gasurinyeho cyane, karakureba, turaza kukagarukaho. Akankura mu maboko ya Herode, akankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Haleluya. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe, kandi imbaraga z'Imana zibane namwe. Uyu ni Petero. Ubwo abakunzi b'ijambo mwegere hino, ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo rimeze nka bomba tonike rigiye gushwanyaguza imbaraga zose. Aho uzingiye hariho hose, ndumva afite kwizera. Yesu yadusabye kungana n'akabuto ka sinapi, ariko muri uyu mwanya ndumva afite kwizera kungana n'ibibuto 2 bya voka. Ntubigire burage, ndumva ariko mpagaze. Kandi umbabarire, ntubipfobye, umbabarire ubane nanjye. Uzagaye Imana yanjye ari uko bitabaye. Imana ihimbazwe. Uyu ni Petero mu iteraniro ry'abayuda mu gihe cy'ingoma y'umwami witwa Herode, ngo yafashe uwo bita Petero na Yakobo, ngo arabafata abashyira imbere y'iteraniro ry'abayuda. Hanyuma ngo bafata uyu mukozi w'Imana bamwicisha inkota, Yakobo. Noneho ngo bamaze kumwica, ngo abayuda bose barakomera, baravuga ngo Herode niwe wacu, ngo bajya mu gisata cya Herode bose.
Herode nk'umwami ahita avuga ati oke, rubanda ruranyumvise, ejo noneho nziyongeza Petero. Ngo ategeka abasirikare ko bafata Petero bakamujyana kumukingiranira mu nzu y'imbohe. Ariko ngo baravuga ngo nubwo bagiye kumujyana mu nzu y'imbohe, ngo bazi neza ko intumwa za Yesu n'abantu b'Imana bafite imbaraga, power zidasanzwe. Ngo baravuga ngo ntimumufungane n'abandi, kuko mushobora kubyuka yasenze inkuta zikamenagurika, umuryango umwe ntimwamufungiramo kuko afite imbaraga zikingura imisozi zigakingura inzugi. Ayaya. Ngo barakangarana, ngo bajya inama, baravuga ngo baramukingiranira muri gereza yo ubwe, kandi noneho ngo barenga imiryango, ngo barenga umuryango wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ngo bamujyane mu yindi miryango. Kandi ngo iyo miryango yose ngo n'ahari hari imiryango ikingishije utwugi turi aho ngaho tw'ibiti, baduhubuzamo bashyiramo inzugi z'ibyuma, bongeraho ingufuri, barakanyaga. Ayiwe. Ariko naratangaye, ubu burya nubwo isi izunguza abera, izi mbaraga ziri mu bera, nubwo uwo murozi muturanye ahora asunika ibitero, agahora asunika ibintu, arabizi neza ko iyo wapfukamye hari umuriro w'Imana umutwika akarara yigaragura. Arabizi nubwo ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana, hari imbaraga z'ijuru zidukoreramo. Wanyikirije ngo amen aho uri hose. Ngo uyu Petero ngo baramujyana, birakunda, baramukingirana, ngo bamwambura n'ubusasha. Umva ukuntu ari abatindi. Ngo bamwambura ubusa, ngo baramufungirana, bashyiraho noneho n'abarinzi. Babona inzugi ntizihagije, ariko mudatangaje, babonye inzugi zidahagije, buri muryango bawuhagarikaho abasirikare ba special forces bize kurwana, ba machinery bize kurwana, bamwe barwanaho abandi bananiwe. Ngo abasirikare ngo baraharara. Noneho saa 2:30 cyangwa saa 3:30 bari bumusohore ngo bamwice. Muri iyo masaha ngo ninjoro inama y'ijuru iraterana. Umva rero, ijuru ryarateranye risanga ntiraguma muri iyo nzu y'imbohe ukingiraniyemo mu isi y'umwuka. Ntabwo uragumuhambiriye, iyo migozi guhambiriye, marayika w'Imana agiye kumanurwa no kukuzitura aho ngaho bakuzingiye. Noneho ngo Petero uyu nguyu ngo arabyakira. Abantu b'Imana ndabakunda. Uziko niyo ibihe bikomeye twe dusinzira, uziko niyo piriyave yanditse umuntu asinzira, ariko mwavuze ngo amina. Uziko niyo mu kazi bavuze ngo taha, utaha uvuga ngo umwami Yesu nkunda ndamahoro. Naratangaye. Ngo arabyakira, aravuga ati nuvyo nyine nibanyice ndasanga data. Ngo ahita aryama, yaraboshe, ntiyaranyeganyega, imibu yari yamudwinze, ariko ibyo ntiyarabyitayeho, ahita yisinzirira. Ngo ijuru ribonye kwizera kwa Petero, ngo rikoranye inama, ngo Imana ituma marayika wayo, iramubwira ngo nta yindi mission nguhaye, wowe ushinzwe intambara, urabizi ko abera bacakiwe matekwa, ni wowe ujya kubazitura. Manuka ugende kugira ngo nereke Herode ko ndi Uwiteka, kandi abakozi banjye batavogerwa, kandi nubavogera azamenya ko imbaraga zanjye ari iz'ubumana kandi zikomeye. Haleluya. Ngo marayika aramanuka aca ku muryango wa mbere. Naratangaye, muraza kubisoma hano mu gice cya 12. Ngo aca ku muryango wa mbere, abarinzi nta nubwo yababwiye ngo nimusinzire, niba sinzi utuntu yabacometse, kuko mu bantu bizi bya gisirikare je sinabaye wenda umusirikare w'Imana, ariko nabo ndabakunda cyane cyane. Baza ahantu bagukoma akantu ubundi ukagwa igicuri, cyangwa ugahita usinzira. Baza umutsi bashobora gukubitaho ugahita urangira. No ku bantu bize imikino njyarugamba, hari umutsi gukubitaho akantu ugahita usinzira. Marayika rero yamanutse azi iyo tekinike, kandi nta nubwo yabakubitaga, ahari yatubakubitaga atarambuye ukuboko. Yaragatekerezaga uwo musirikare agahita aryama hasi, yagatekereza undi akaryama hasi, bose baragwirirana. Umuryango wa mbere ageze imbere yo ku muryango wa mbere, umuryango urikingura. Muraza kubisoma hano, hari umuryango wikinguye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ngo acya ku muryango wa kabiri, ajya ku wa gatatu, agera ahantu Petero ari. Ngo aramukomanga. Petero ati waretse nk'insinzira afande. Marayika ati hoya, ntabwo ndafande, ndi marayika w'Imana uje kukubohora aho bakuboheye. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura aho bakuzingiye ngo udashaka. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura kuri izo nzingo bakuzinze ngo utabyara. Ndi marayika w'Imana
uje kukuzitura aho bakuboheye ngo udakizwa. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura mu ngoyi y'ubukene bwishe bene wanyu. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura iwanyu bapfa bakenyutse, uwo muvumo nje kukuzitura ukawuvamo. Ndi marayika w'Imana uje kugucyahira umuyaga wari uri iwawe. Ndi marayika w'Imana uje kugukuraho umwambaro w'igisuzuguriro bakwambitse. Ndi marayika w'Imana uje kurwanya imbaraga za Herode. Ndi marayika w'Imana uje kurwanya ibitero by'uburyo ubwo ari bwo bwose. Ndi marayika w'Imana uje kurwanya imivumo, karande, inyatsi n'ibintu byose byagukoraniyeho. Ndi marayika w'Imana uje kukuzitura nkaguha amahoro bakwambuye. Ndi marayika w'Imana. Petero ati ubwo se wabyihoreye ko utari bubibashe banziritse cyane. Marayika aramubwira ngo mvuye imbere y'Imana. Hanyuma ngo arangije azitura Petero amuha umwambaro wo kwambara. Hari umwambaro bakwambitse, hari umwambaro bakwambitse w'igisuzuguriro, ariko marayika azanye undi mwambaro. Hari umwambaro bari barakwambitse. Ndagutangariza ko uyu mwanya ugikurikirana iki kiganiro uwo mwambaro mubi ukuwemo, wambitse umwambaro muzima, kandi ugiye gutangara, ugiye kugira gute, ugiye gutangazwa n'imbaraga z'ukuboko kw'Imana. Ngo marayika afata Petero ukuboko, Imana igiye gufata ukuboko kwawe. Hari abafashe ukuboko kwawe baragusiga mu nzira, hari abafashe ukuboko kwawe bagutera inkunga, bagezeho bararekura wihonda hasi. Hari abakuzamuye mu bicu bakugejeje hejuru batirwaneho, uramanuka ukubizose. Ariko ndakumenyesha ko ukuboko kugiye kukwakira ntabwo ari ukuboko k'umuntu, ni ukuboko kwa marayika w'Imana. Ni ukuboko kw'Imana kugiye kubana nawe. Uku kuboko kugiye kuremerera Abafilisitiya, uku kuboko kugiye kuremerera abanzi b'umusaraba, uku kuboko kugiye kuremerera ibikurwanya, uku kuboko kugiye kuremerera umurozi ukuroga mu izina rya Yesu. Ngo Petero arasohoka, aca ku muryango wa mbere ameze nk'uri mu nzozi, aca ku wa kabiri, aca ku wa gatatu, arasohoka. Ngo ageze hanze kuri porotayi, marayika aramubwira ati bayi rero nari ntumwe kukuzitura none ndigendeye. Ayiwe, ngo Petero rero Bibiliya yavuze ngo agaruye umutima ku murongo wa 11, agaruye umutima aribwira ati umwami Imana, menye ko umwami Imana yatumye marayika wayo kugira ngo aze ankure mu maboko ya Herode, ankiza amaboko ya Herode. Ayiwe, Imana igukiza amaboko ya Herode, Imana idukiza. Ariko uranyumva neza, Imana igukize amaboko ya Herode. Wowe ubarizwa mu gisata cy'iyobokamana, Imana igukiza amaboko ya Herode. Wowe ubarizwa mu gisata cy'abemera ijuru, Imana igukiza amaboko ya Herode. Wa ntumwa y'Imana, Imana igukiza amaboko ya Herode yendaga kugusumira. Imana igukiza amaboko y'umurozi, Imana igukiza amaboko y'umupfumu, Imana igukiza amaboko y'uwashaka kukwirukanisha mu kazi, Imana igukiza amaboko y'umuntu wakugambaniye ngo ugirirwe nabi. Imana igukiza amaboko, Imana igukiza amaboko atari meza, Imana igukiza amaboko atari umugisha, Imana igukiza amaboko atari meza muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Urizeye hari ahantu uvuye, urizeye hari imbaraga zikubohoye, urizeye hari ubwiru bw'Imana umenye, urizeye hari ubwiru bw'Imana bukujeho, urizeye acira umwuka wera, urizeye acira imbaraga zigukura mu badayimoni, urizeye acira imbaraga zicagagura imivumo, acira imbaraga zituma wakira iterambere, acira imbaraga zinaniza umwuka mubi wagusubizaga hasi, urizeye acira imbaraga zikura abana bawe mu bicaniro babashyizemo, urizeye acira imbaraga haleluya zituma ukurwa imbere y'impanuka. Izo mpanuka ziguhoraho, uwo ni umudayimoni udashaka iterambere ryawe. Iyo modoka yawe abadayimoni barayibasira ubuzima bwawe, abadayimoni barabwibasira, ariko acira imbaraga zituma ubaho mu mudendezo w'ubwiru bw'Imana. Umwami Yesu abane nawe, umwami Yesu aguha umugisha, umwami Yesu agukomereza amaboko, umwami Yesu akuzuze, umwami Yesu akubashishe, umwami Yesu akuzuza ubwiru bw'Imana, umwami Yesu agupakire imbaraga zitari za kawunga, imbaraga zitari za mayoneze, ahubwo aguha imbaraga z'umwuka wera. Imana iguha umugisha kugeza ubwo utangara, Imana iguha umugisha kugeza ubwo umenya ubwiza bwayo, Imana iguhishurire kugeza ubwo umenya ikigepfo cyayo ndetse n'ubugari bwayo. Haleluya. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami Yesu bibane namwe mwese. Amen.
ndabashimiye kuba mwabanye natwe. Kora subscribe, kora share, comment, uganire natwe. Niba ijambo rigufashije, niba wumva hari iminyururu icitse, vuga ngo ndabohowe. Kandi niba wumva bitaraba neza, andika uvuga uti mwigishije ariko nsoje iri jambo, numva hari byari bigiye kuba nkeneye isengesho. Duhamagare kuri iyo nimero iri aho ngaho 078 028 988 iyo nimero mugirebe, wandika kuri WhatsApp, iri kuri WhatsApp, uduhamagare tuvugane, dusengane Imana. Yesu agumugisha, Yesu abane nawe. Reka dusenge. Ndagira ngo upfukame niba uri ahantu uri safe neza, kandi niba utwaye ikinyabiziga uparike ku ruhande, niba utarakererwa mu kazi, dusengane, dufate umwanya dusengane. Ugira umwanya wo gusengerega kuko ari igihe uzakenera Imana. Mana ishobora byose, ndagushima, ndaguhi mbaje kubwira ijambo. Warambwiye ngo umuntu wese uzakurikirira ijambo aho yaraboheye uramubohoye, yari yaratakaje ibyiringiro umuhaye ibyiringiro, nta buzima yagiraga, buzima umuhaye ubuzima. Uyu uri kwa muganga umuhagurutse. Oh haleluya, imbaraga z'umwuka wera zikonektane na buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Bohora imbohe, bohora abana bawe, tanga imbaraga, tanga ubuzima bushya, kora igitangaza kugeza ubwo abera batangara, bimenyekane kuri imbaraga zacu mu izina rya Yesu. Abadayimoni be kuvugiriza impundu kunesha, abanzi b'umusaraba be kuvugiriza impundu kunesha. Urakoze Kristo, mwana w'intama w'Imana, kubw'ineza yawe, kubw'imbaraga zawe, kubw'ubwiru bwawe. Tegeka, ganza, kandi wimure imisozi itabimenye. Urakoze kuko ubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom.